TV ikorera kuri YouTube. Uyu mwanya dukomeje kubagezaho ibiganiro kandi tubashimira ko mukomeza kudukurikirana uko bikwiriye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro kivuga ngo kubatirizwa muri Kristo Yesu. Kubatirizwa muri Kristo Yesu. Abantu benshi batuye isi, pourcentage nini abantu benshi baba barabatijwe. Ndetse iyo unarebye neza ubona ko muri uko kubatizwa hari bamwe bavuga ngo barajya kubatirizwa aho Yesu yabatirijwe. Hari abandi babatirizwa muri za Yorodani zitandukanye. Hari abandi babatirizwa mu mazi menshi, mu biyaga n'ahandi no mu nzuzi zitemba. Ariko umubatizo nshaka kuvuga si uwo, ni umubatizo wo muri Kristo Yesu. Turifashisha amagambo y'Imana avugwa mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abaroma, ibice 6 duhere ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 4. Aravuga ngo ese ntimuzi ko ababatirijwe muri Kristo Yesu ngo babatirijwe no mu rupfu rwe? Aravuga ngo nuko rero ngo kubw'umubatizo twapfanye na Kristo, duhambanwa na Kristo, hanyuma tuzukana na Kristo. Imana ishimwe. Uwo mubatizo wo muri Kristo Yesu, wo gupfana na Kristo ukazukana na Kristo, uwo mubatizo usobanura ibintu bibiri. Uwawubatijwe aba afite ibintu bibiri. Icyambere, gupfana na Kristo bisobanuye ko iyo upfanye na Kristo bisobanuye neza ko Imana ikuramo logiciel ukomora kuri Adamu wa mbere y'icyaha. Imana ikagushyiramo logiciel ya Adamu wa kabiri wapfanye nawe. Iyo logiciel ikabiguha ubushobozi, Imana ishimwe, bwo kubaho mu buryo bw'umwuka. Abantu muri iki gihe tugezemo ni igihe cy'ikoranabuhanga. Logiciel mwese muzi ikimaze. Iyo computer, imashini yestayemo logiciel ibifite ubushobozi bwo gukora programu zose iyo logiciel itegetswe gukora. Ikibazo ni kimwe, abantu bavuga ngo barakijijwe ariko bakestayemo logiciel ya Adamu wa mbere. Niyo mpamvu ibyo bakora biterwa na logiciel yestaye muri bo. Imana idufashe, Imana idufashe. Icya kabiri, gupfana na Kristo, ugahambanwa na Kristo ukazukana nawe, bisobanuye ko iyo Imana ikurebye ihita ibona warahinduye ubuzima, igahita igushyira mu bantu bashoboye kugendera mu buryo bw'umwuka, bagiye mu mukono wabo, izina ry'Imana ryo rigahabwa icyubahiro. Nshuti zanjye, biratubwira muri Mariko 16 n'umurongo wa 16, bavuga ngo uwizera akabatizwa niwe uzakizwa. Umubatizo bavuga hariya, umubatizo Yesu yavuze muri icyo gice tuvuze, muri iki gitabo tuvuze, ni umubatizo wo muri Kristo Yesu. Umubatizo wo mu mazi uduha matrikire
mu bitabo by'itorero, mu bitabo bya paruwase, ariko umubatizo wo muri Kristo Yesu uduha matrikire mu gitabo cy'Imana cy'ubugingo. Imana ishimwe. Nkwifurije kugira iyo matrikire, nkwifurije kugira matrikire mu gitabo cy'Imana. Nubwo waba warabatirijwe mu mazi angana iki, ahantu hatandukanye, heza gute, hateguwe gute, ariko ntabwo uwo mubatizo wonyine ushobora kuguhesha matrikire mu gitabo cy'ubugingo. Ariko iyo ubatirijwe muri Kristo Yesu, ukabatirizwa mu rupfu rwe, ukabatirizwa mu guhambanwa nawe, ukabatirizwa mu kuzukana nawe, Imana iguha matrikire. Kandi iyo matrikire ntigisibangana, nk'uko umusirikare wese agira nimero de matrikire imuranga, n'umusirikare wa Yesu wabatijwe muri Kristo Yesu aba afite matrikire imuranga. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mana yacu, mu izina rya Yesu ngushimiye ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe ntirigira impinduka, ijambo ryawe ntirigira ingaruka. Abaryumvise n'abagiye kurikurikira baha umugisha. Mwuka wera asobanurire buri wese ineza y'Imana twese itubonekeho kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Mbisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen.